Yes, reka nongere masuhuze mwese bakunze ba Titekamanzi official, mukomeze kugubwa neza aho buri wese aherereye. Twihanganishije abarwayi, abagize ibyago bapfushije, ababuze akazi, ariko turabarangira umuti abo babuze akazi baze tubaregisteringe muri Pi Network ku buryo umuntu wese yicara yumva ko ashonje ahishiwe. Ababaye mwese mwihangane, uyu munsi niba bitagenda neza ejo bizagenda neza. Icyo bigusaba ni ukwihangana no gukomeza guhatiriza ushaka inzira yose wakemuramo ibibazo ufite. Bantu mufite amadeni turabihanganishije, dufatanyije urugendo. Abana badafite amadeni ndahamya ko ari bake cyane. Hari umugabo baherutse kumbwira ngo kubera amadeni yaramubanye menshi, yafashe umwanzuro ngo ariyahura. Nyine babivugwa ko yapfuye, ariko ngo babonye ko ashobora kuba yiyahuye kubera ngo amadeni yari afite. Bajya babikora. Ntabwo ari umwanzuro mwiza. Umwanzuro mwiza no guhatana mpaka ugeze ku ntsinzi. Mwihangane rero, umuntu wese ufite ikibazo akomeze kwihangana kandi no gushaka inzira zose yakemuramo ibibazo afite. Ni muri ubwo buryo tugarutse tugira ngo tuganire ku gisobanuro nyirizina cya Pi Network, kugira ngo benshi basobanukirwe abinjizwa muri Pi Network. Abantu benshi barumbaza ngo none se wansobanurira, none se Pi Network ni ibiki? Pi Network reka mbabwire, ni ibintu bibiri. Reka nsome aya magambo y'umwanditsi bwite usobanura Pi Network icyo ari cyo, mwumve icyo bivugaho. Abumva icyongereza mukurikire, hanyuma abumva ikinyarwanda turabasobanurira tugenekereje ururimi rw'ikinyarwanda. What is Pi Network? Pi Network is a blockchain project that lets users mine cryptocurrency through a mobile app. Baragira bati Pi Network ni umushinga w'ikoranabuhanga rya blockchain technology wemerera cyangwa ufasha abayikoresha kumayininga cyangwa gucukura amabuye y'agaciro bita cryptocurrency binyuze kuri application iri kuri telefone ngendanwa yawe. Mine is kumayininga ni tubyita kumayininga cyangwa se to mine ni ugucukura amabuye y'agaciro. Yitwa gute? Cryptocurrency. What is a cryptocurrency? Currency ni ifaranga iryo ryose, nkuko twavuga ngo ifaranga y'igihugu. Noneho hari amafaranga yigenga, ariko noneho akozwe mu buryo bw'amakuru ari cryptographics. Na makuru afifitse ukuntu akaba rero aba yibumbiye cyangwa akorerwa cyangwa acurirwa cyangwa acukurwa mu kirombe cyitwa blockchain technology, ikoranabuhanga ry'ibikuta by'uruhererekane. Chain ni umunyururu, uruhererekane cyangwa bene bikoze ishene. Imvuga ishene murabyumva. But it's a block. The blocks makes chain. Nukuvuga ngo ibyo bikuta, ibyo byumba by'imitameno bikora ishene. Uwo mushinga rero w'ikoranabuhanga, ngo navuze mu bintu bizwi kugira ngo tubyumve uko bimeze, ni ibyumba mbika makuru. Ibyumba bibitse amakuru, amakuru afifitse ukuntu mu buryo buri cryptography cyangwa se cryptographics. Hanyuma rero bagacurira ayo mafaranga muri icyo kintu, iryo koranabuhanga. Barakomeza batubwira ngo started in 2019 by Stanford graduates. Iryo koranabuhanga rya blockchain Pi Network, iryo koranabuhanga ryayo rya blockchain technology cyangwa se project ryatangiye mu mwaka wa 2019, hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, ritangijwe n'abanyeshuri barangije Stanford University
hanyuma rero bakavuga ngo the project aims to make crypto accessible to everyday people without specialized hardware or technical knowledge. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo uyu mushinga watangiye mu mwaka wa 2019 utangijwe n'abanyeshuri n'abarangije muri Stanford University graduates nyine abo banyeshuri ugamije gufata crypto ukayihindura igerwaho buri munsi n'abantu nta bikoresho byihariye bidasanzwe bikoreshejwe cyangwa se ubumenyi buri technical knowledge without specialized hardware, ibikoresho bihambaye bikorwa remezo ama computers amwe ya rutura, all technical knowledge cyangwa se ubumenyi buri technique. Hano icyo ukora ni iki? Wowe ufata telefone yawe tukagufasha kwiyandikisha muri Pi Network, then ugomba kuba ufite icyangombwa cyawe, hari permis, hari passport, hari kaba indangamuntu, kimwe muri ibyo wagikoresha, cyangwa se ikindi cyangombwa cyemewe na leta n'amategeko ya leta y'igihugu cyawe, tukagufasha kwiyandikisha muri Pi Network, then ukamayininga nawe ukajya ukandaho buri masaha 24 uko ashize. Reka tuvuge ngo niba nkanzeho izi sign na 10, okay, ubwo ejo sign na 10 nzongera nkandeho, kandi ubwo telefone nshobora kunayizimije connection nayikuyeho se ibintu nk'ibyo, nta kibazo, system niyo ibara ngayo gukorera. Ubwo rero Pi Network ni iki mu magambo make? Ni ikoranabuhanga ariko rinafite ifaranga ry'ikoranabuhanga. Rero nsoza nuko byamaze kugaragara cyangwa se kwemezwa muri system za Pi Network yuko iryo faranga rizashyirwa ku isoko rivunja amadolari 314,159 by'amadolari, ifaranga rimwe rya Pi, 1 Pi coin. Hanyuma ariko bazashyira ku isoko ryari. Amatangazo menshi amaze guhita yagaragaje ko umunsi wa launch tuzawumenya nyuma y'itariki 31 z'ukwa 12 uyu mwaka wa 2024. Nyuma y'izo tariki nibwo bazatumenyesha umunsi launch cyangwa se open mainnet igihe izabera. Uwo munsi ushobora kuba ari ryari rero ntabyo tuzi. Ibyo dukeka se ni ibiki? Turakeka amatariki 2 ndetse hari n'abakeka ya 3. Hari abakeka mu matariki ngo 15 z'ukwa mbere n'ibindi. Ariko dukurikije ibi bintu igihe tubimazemo, igihe birimo guhera 2021, ariko nkagira umwihariko uko wenda mbikurikiranira hafi kuko ndasoma hari abo duherutse kuba turi kumwe mbere itegeko nshinga rya Pi roadmap na white paper ukuntu igana ibintu birebire cyane n'ukuntu byagiye bivugururwa. Dukeka itariki 14 z'ukwezi kwa 3 2025 cyangwa itariki 28 z'ukwa 6 2025 umwaka wa 2025. Ibi ngibi nibyo nivugiye, n'ibitekerezo byanjye, si igihamya. Icyakora ndavuga uko mbikeka. Ntose gukeka ni icyaha, mpfa kuba ntakeka ikibi. Gukekera ikibi wenda nicyo wampora, ariko niba atari ikibi ngukekera, ibyo nkeka ni ibyo, kuko bagiye bashyiraho ayo matariki yo bita Pi today. What does mean? Ugasanga hari ibintu ni iminsi ikunda kugaruka ariko ubona ko ari iminsi ishobora kuba idasanzwe. Ibyo turabijyanisha n'igiciro cya Pi. 3 n'ukwezi kwa 3, 14 ni tariki 14. Ibindi bikurikiraho ni imibare ya Pi nyine, tukabisanisha naho ngaho. Ntabwo ibindi mbyongeyeho mutaza kugira ngo wenda hari ibyo mbahishe cyangwa se hari ibyo nzi nkaba ndimo kubabwira ubundi mu buryo bw'amarenga. No, nta marenga arimo, ndivugira ibyo nkeka nkuko nawe wabivuga. Wowe urakeka iki? Urakeka ariko ihe tariki? Muri comment urabitubwira. Mu magambo make rero ni muha abantu akaka audio, iyi link muyiha abantu bamenye Pi Network niki, kandi kuba registeringa birasaba iki. Nimero yanjye ni 0788
07201418 cyangwa 0722545532. Gihe nitwa Tite Kamanzi, channel yitwa Tite Kamanzi official. Muhererekanye iyi audio cyangwa iyi nkuru igere ku bantu benshi, ifashe benshi. Nongere nsoze mbibutsa yuko promotion nabahaye yo kubafasha irarangirana nuko kwezi kwa 11. Nabwiye ko twe dutanga amahugurwa ibiganiro kuri Pi Network hano ku rubuga pepepepe, hano kuri YouTube channel, nta kibazo, ni urumva urabibona ku buntu, nta kibazo. Ariko iyo uje ukampagarika uti vayo umfashe, wibuka yuko ugomba kumpa itike, ugomba kumpa amazi yo kunywa, ubu nkoresheje untesheje ibyo nakoraga bitarenze ku kwezi kwa 12, ugira ute unyishyura cyangwa se mbikura mu mafaranga 5,000 wampaye. Iyo ubwo ariko biterwa naho mba nkorera. Ariko iyo mpagurukije uti vayo hano, ubwo mpa itike nzana ikanangarura ukampa n'ibyo bindi biri buvemo muri ayo ngayo 5. Si ibyo rero njye mbibabwirira kugira ngo mutazagira ngo ntinya kubivuga nkajya kugira gute kubaka ibidashoboka, no. Ariko guhera kuri izo tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 uzajya wishyura 10,000 usange aho nkorera, kuko ni amafaranga agomba no kuvamo umusoro wa leta. Kuko niba ngiye kubifatanya no gutanga serivisi z'ikoranabuhanga, yego ubundi wampamagaraga ukampamagara, ariko noneho bigomba kuba akazi. Si ibyo ngibyo byonyine, hari n'ibindi ngomba gukora. Yego noneho niba ari akazi ngiye gukora ukaza ngo gufashe, ugomba kwishyura amafaranga ubizi neza ko hagomba kuvamo umusoro wa leta. Yego hakavamo n'ikode ryaho dukorera, igihugu kizwe tugateza igihugu cyacu imbere n'imiryango yacu. Nuko nguko ibintu bigomba kugera. Ubwo rero ntibizabatungure mwumvise ibintu byazamutse gutyo, nukubera ibihaho bigeze n'uburyo ibintu bigomba gukorwamo, tugakora ibintu bitafitiye akamaro gusa, ahubwo bifitiye akamaro n'igihugu muri rusange. Icyo ngicyo mucyumve neza. Murakoze cyane rero, mugubwe neza. Abashaka gukomeza kubana natwe ku buryo mudahusha, mukimukanda kuri subscribe, yewe mukande n'akazogera kugira ngo mukimubona notification. Mukomeze mugubwe neza mu mining, murundarunde Pi, dore igihe kirageze. Ntituzi kizavuka ejo cyangwa ejo bundi, ariko kizaba ari kiza. Ego ibyo Pi Network tugambiriyeho ni byiza, ntabwo ari ibibi. Nkuko birivuga ngo Imana dushaka ngo ni byiza, ntabwo ari ibibi. Imana igambiriye kuri twe. Rero Pi Network igambiriye mwabyumvise, kireka wenda niba mukeneye ko umuntu wenda bibasubiriramo, sibyo. Ni umushinga nongere ngasubiremo, ugamije gufasha abantu kumayininga Pi buri munsi bakoresheje kandi mobile phone yabo. Mukomeze mukubwe neza, ibiganiro nakagaruka.